tubaye kanze bakunze ba Umurimbo TV turabasuhuje cyane aho muri hose mu bice bigiye bitandukanye by'isi abari mu Rwanda bari hanze yarwo abakunzi bose mu Umurimbo TV no kuri mwubahwe hanyuma turabakunda cyane natwe imbere yanyu nkuko mubibona muri kamera zanyu ni Sauda ntari ngenyine rero ndi kumwe n'umubyeyi hano mutabonye bwa mbere ni ikipe y'Umurimbo TV turahorana kandi igihe cyose nyine twiyemeje twese kuzabagezaho ibintu bikomeye kandi byiza byubaka umuryango bibubaka kandi natwe twiyubaka icyo tubasaba rero ni ukudushyigikira pe mukadushyigikira cyane kandi mubikuye ku mutima mubifite mu bushake maze ahasigaye mukazatwibariza ibindi bizakurikiraho. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ku Islamu mwese aho muri aho muva mukagera Imana ikomeze kubongerera ibyiza kandi borohereze. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kuri Anifa na Hakimu. Assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ani umeze neza? Alhamdulillah. Karibu kutaherukaga ku Umurimbo TV ngubu ibibazo uzabikuzaho by'abakunze Umurimbo TV. Maze iminsi nari nihugiyeho. Okay, muramubona rero nanze kubimuvugira kubera yuko nyine urumva nanjye nayo mufitiye akajinya mvuga nti se ubu ngubu uko adaheruka ku abenshi mwari mumukumbuye dere nguyu rero tugiye kuganira nkuko bisanzwe rero ibiganiro ni byubaka ibiganiro ni bishaka guteza imbere umuryango cyane cyane abagore cyane ko abagore ari umuryango munini cyane iyo mpamvu basobanura ngo urugo no umugore rero bisobanura ko afite igice kinini cyane mu kubaka umuryango ariyo mpamvu natwe nk'abagore twafashe iya mbere kugira ngo tujye tufata uyu mwanya nibura tugende tuganira ku tuntu tumwe na tumwe ku ngingo na zimwe zishobora kubaka zishobora kudufasha kugira aho tuva naho tujya kugira ngo twiyubake tugende dukeburana mu makosa amwe namwe kandi nanone tutajya kure cyane y'uburenganzira bwacu kugira ngo dukomeze twese twubaka umuryango duhuriza hamwe n'abagabo bacu nk'imiryango. Ani ibintu mvuga ko nta kintu uri kubivuga ahubwo ukanyumviriza nkaho nawe uri kwiga cyane ndikumva ndyohewe cyane n'amagambo aryoheye amatwi sawa urashimisha cyane ngaho turyoherwe na kacyayi basi umva uyu ni umuti wa covid harimo tangawizi uyu ni umuti wa covid ntabwo ushobora kunywa covid ntabwo ushobora kurwara covid igihe cyose unywa kano kacyayi njya nkunda kubereka ukuntu mushobora kukitekera ariko n'ubundi hari ibindi biri mu nzira gatoya. Umeze ute se? Meze sawa. Ese kunde bukonje ubundi sawa ntubizi ko maze iminsi mu kazi kenshi cyane ndananiwe urabizi. None se uyu munaniro urawuzana hano kandi abakunzi b'Umurimbo TV ntabwo nari mbizi kugaragara uragaragara dore umeze gutya yego n'ubundi uritonda pe sibyo ariko noneho subhanallah nigize umwana mwiza umudamu wagomba rimwe na rimwe kwigira umwana mwiza hari igihe bitakubera kwigira ushobora kwigira umwana mwiza witonze nkuko ndi kwitonda gutyo urumva ko bitanambereye ntabwo ariko bisanzwe birakubereye kuko n'ubundi ntabwo uri umusazi cyane mashallah. Hanyuma rero Ani nubwo tugiye kuganira ariko pe ntakubeshye uyu munsi nkufitiye utubazo mufitiye ikibazo uri mukuru wanjye mu myaka uri mukuru wanjye ndetse no mu bumenyi cyane bw'idini nge rero ibibazo bamaze iminsi bambaza nkuko nabikubwiye hari igihe bimwe binsinda noneho navuze reka tuganire noneho tugende tubibavugira nako ngewe mbibabarize mbikubaze wowe nk'umuntu ufite aho wageze mu kubyiga hanyuma ugira icyo ugenda ubisobanura kuko ngewe niyo ngerageje kubisobanura kubera kutabimenya cyane hari igihe nsobanura byagera hagati bigahagudidima shanga didimanga ubwo nyine urumva iyo udidimanze rero hari igihe umuntu agucishamo ijisho akavuga ati uyu muntu nyamara babyita kurya iminwa nuko mbese ukarya iminwa kubera iki harimo ukumva bimwe urabizi ubundi urabyibagiwe ubundi bikagenda bisa nk'ibibura. Noneho uri tayari? Ndumva niteguye insha Allah ta'ala insha Allah. Ega Imana iravuga abamarayika nibo babwiye Imana
ngo subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Nyagasani wacu nta bumenyi dufite uretse ubwo waduhaye. Nanjye rero Allah ntera inkunga ku bibazo ugiye kumbaza, buri bibazo byawe biba bikakaye ntabwo biba byoroshye. Arahuma amina. Allah gushoboze. Reka ntangire ku kibazo cya mbere. Buriya abadamu b'Islamu kazimenya bikoreye ibintu byinshi, imitwaro myinshi ku mitwe yabo, kubera yuko hari abantu tujye duhora bakambwira ngo njye ngo biriya bintu sinabishobora, ngo abasilamu muri beza ariko mwaragowe, abagabo banyu babarongorera abagore benshi, abagabo banyu ni indaya, badutukira abagabo ngo ni indaya. Noneho wa mugani nk'umuntu utabizi cyangwa se utabifitiye ubundi bumenyi akavuga ati se ni gute umugabo arongora umugore umwe, akarongora uwa kabiri, akarongora uwa gatatu, atarahaga cyangwa se ataranyurwa? Urumva? Ani ubaye hari ikintu kirenze ku byo nzi, nge mba numva wenda bakagombye kunyurwa bikarangira. Umugabo akanyurwa n'iki se? Nuko yarongora umugore umwe, wenda byakwanga akarongora uwa kabiri, ese ubundi byanga byageze kugeza arongora uwa kabiri cyangwa uwa gatatu? Ese kuki ubundi ahubwo abantu batari abayisilamu bagira umugore umwe? Ubundi muri kamere y'umugabo oya batwumve, kubera ko icyo kibazo bakunda kukigira, ariko yenda batarabona uburyo bagomba kugisobanukirwa. Ntabwo twebwe abagabo bacu ari indaya kuba barongora umugore umwe, bemerewe kugeza kuri 4, ariko umugore umwe nta nubwo abamuhagije umugabo. Ntabwo umugabo ahazwa n'umugore umwe, nabura 2, nabura hagakurikiraho uwa 3, hagakurikiraho uwa 4. Aho ngaho umugabo mashallah nabura, aho ngaho aratuza aba yumva ameze neza. Akajya hari akaba afite uw'inzobe, akaba afite uw'igikara, akaba afite munini, akaba afite unanutse. Abagabo baremanywe irari Sauda, baremanywe irari ku buryo umugore umwe ntabwo wamuhagije, ni amabura kindi. N'aba badamu bazabaza abagabo babo mu gihe umugabo wawe mwasetse, muzabaza abagabo banyu niba umugore umwe wahagije. Mushobora kubyumva nabi ngo buriya abagabo ntabwo tubyumva. None se hari abambaza nanjye ngo none se ngo ntabwo muwafuhira? Turafuha cyane. Inyama yo gufuha nta muntu butayifite, ariko noneho gushaka kwabo babihabwa uburenganzira na Allah subhanahu wa ta'ala wabaremye, uzi n'uburyo yabaremye n'amarangamutima. Umugabo mushobora kurangiza ibada, twe tubyita isengesho, kuriya kuntu abantu nyine bajya kwiherera hariya ahantu muri biriya biro bagakora kiriya gikorwa cy'urukundo, nyine tubyita twebwe isengesho. Baba bari mu isengesho, Imana yatubwiye ngo tujye dutanga amaturo. Iyo uvuze subhanallah, ubutagatifu n'ubw'Imana, abakire bafite amafaranga batanga amafaranga, bakaba batanze ituro. Noneho babajije intumwa y'Imana atese ko abakire baba bafite amafaranga bagatanga ituro, twebwe nk'abakene iyo basenze natwe turasaya. Iyo bigeze mu gusiba barasiba, natwe tugasiba. Byagera mu gutanga twebwe tubura icyo dutanga, bo bagatanga. Guse urumva batazajya mu ijuru ry'ikirenga kuturusha twebwe, kandi atari twe twigize abakene. Intumwa y'Imana irangije arababwira ati nuvuga ngo ubutagatifu n'ubw'Imana nawe uzabutanze ituro, nubona umukire yatanze amafaranga nawe uzajye wicara uvuga subhanallah, ubutagatifu n'ubw'Imana, iryo ni ituro. Alhamdulillah, ikuzo nishimwe ni iry'Imana, iryo ni ituro. Allahu akbar, Imana niyo nkuru, iryo naryo ni ituro. Hanyuma intumwa y'Imana itondagura byinshi by'umuntu kumwereka byonyine uburanga bukeye mugenzi wawe, ukamumwenyurira, naryo ni ituro. Mashallah. Noneho aravuga ngo no kubonana nabo mwashakanye nabwo ni ituro. Noneho abantu ntibahitemo amaturo bashaka gutanga yariyo, cyangwa ayo bashoboye. Ayo bashoboye, urakoze cyane. Amaturo bashoboye abantu bayakore. Bivuga ngo rero abakene nibashaka bajye begera abadamu babo bitangira amaturo. None se ko baba barimo gushimisha imibiri yabo, ubwo hagati aho gaho byitwa gutanga ituro gute? Kandi gutanga ituro I think no kwigomwa, ukavuga uti iki kintu reka nkikore, cyangwa se
ni itegeko ry'Imana ariko ugatanga nyine icyo ufite. Si sawa. Nta gihe se ushobora kuba wananiwe umuntu akakubwira ngo hindukira ugatangira kuvuga ngo ndinanire, wiriwe muri gahunda zawe, akazi kenshi kakwishe, ukavuga ngo ndananiwe. Ugasanga utangiye kuzana abadamu benshi bagira ubusambo. Mukagira ubusambo. Mujye mutanga amaturo. Mumenye yuko nubwo mwananiwe ariko nuhindukira uraba uri kwandikisha ku Mana kuri gutanga ituro. Ibyiza rero niba udashoboye gusari ngo ubyuke ngo usari ijoro ryose, ngo ubyuke usingiza Imana mu buriri bwawe, nahitamo nge guhindukira. Subhanallah. Nyamara idini yacu iranoroshye. N'umwami Imana yaravuze ngo buri umati Muhammad bazinjira mu ijuru kereka utazabishaka. Niba nta mafaranga ufite ukaba udashoboye kuvuga la ilaha illallah inshuro 100, hindukira. None se uko hari igihe nyine umugabo yaba yagiye, sibyo, yarongoye ntabwo ndagusubiza. Umugabo rero, umugabo nyamugabo utari ikiremba wuzuye ntabwo ahazwa n'umugore umwe. Niyo mpamvu Imana yahaye uburenganzira abasilamu. Umugabo wumva rwose byamunaniye, afite amikoro yiwe, azabivugane n'umugore we rwose, yishakire uwa kabiri, ho kugira ngo ajye gusambana. Erega hari igihe umuntu yanga kubikora ku mugaragaro, akagenda ajya kugura ku kiro kandi yihishahisha, kandi kiriya kintu umuntu akoze yihisha buriya ni haramu. Nese ko abagabo b'abakristo bo bagira umugore umwe nyine, ntabwo bajya bahiga, nta mihigo bagira. Ntabwo dushinzwe kubagenzura, ariko bo bariyizi. Kubera Imana yavuga ngo tasabu ngo balil insanu ala nafsihi basira, ngo buri muntu wese azi uburyo imbere hiwe uko hameze. Yani ntabwo ushobora gushinja umuntu ngo we ngo narakubonye, ni amakosa nta nubwo dushinzwe kugenzura. Ariko hari ahantu mperutse kubyumva, nari ndi mu modoka n'abagabo barimo kuganira kuri icyo kiganiro, ngo abagabo b'abasilamu ngo barakize. Uri kubyumva? Ngo abagabo b'abasilamu barakize, ngo biyo bashatse barongora umugore urenze umwe, ngo naho twebwe ngo yakwica. Ngo yakwica. Ariko urumva ko baba babishaka. Nuko nyine batinya abagore babo ngo batabica. Yenda no mu myemerere yabo yenda nta birimo. Ariko twebwe alhamdulillah umusilamu yahawe isi ahabwa n'ijuru. Ariko noneho icyo kibazo kikagendana n'ikindi wenda bajya bibaza abakunzi b'umurimbo TV cyane cyane abatari abayisilamu cyangwa se n'abayisilamu bataramenya neza ibwo bumenyi kubugeraho, ukavuga bati se umugore w'umuyisilamukazi we birangira gute? Uri kumva uburenganzira bwose muri Islamu ko numva bugenda bugahura n'umugabo wo ku buryo ashobora kurongora abagore wowe biramutse bibaye ngombwa ukumva nyine ushaka umugabo wa kabiri byagenda gute? Ntabwo umugore ari abagabo benshi, ya Rabbi. Umugore ni uw'umugabo umwe, cyane yuko no mu miterere y'imibiri yacu ntabwo twifuza kimwe n'abagabo. Twifuza kimwe n'abagabo twajya tunabikorera mu mihanda nk'amatungo. Ariko wowe usabwa guteretwa iteka ryose. Ariko umugabo ntateretwa, arareba gusa, arumva gusa. Ushobora kuvuga akajwi, amajwi y'abagore ni ubwambure, nayo buriya akurura abagabo. Kereka nk'iri ijwi ryanjye cyangwa iri ryanjye, ijwi ryawe ni iry'abadamu, njyewe bafite ijwi ry'abagabo. Oya shani, twese dufite amajwi. Ariko akajwi kawe wari uzi ko ushobora kukavuga umuntu urwaye umutima rwose agahita yumva avuye mu bye, akeneye kureba rwose. Umugabo yaremanywe irari ku buryo ushobora kumva uburyo umuntu yenda nk'umukobwa ari kubyina yambaye nk'amayugi agahita yumva aramushatse. Ashobora kumva ijwi atari kureba nyiri ijwi agahita yumva arifuje. Ashobora kuba arangije kiriya gikorwa yasohoka hanze agahura n'uwambaye mini agahita yumva arashaka. Bafite amarangamutima arenze aya twebwe abagore. Ariko Imana yaravuze ngo nibarongore kuva kuri 2 ntawe babujije niba bafite amikoro. N'uwa 3 kugeza kuri 4, ngo ariko ibyiza cyane nuko bakwigumanira umwe. Intumwa y'Imana irangije iravuga ngo niba umuntu ashaka kurongora umugore wa kabiri azafate igishirira ikara ryo mu muriro, arifate aripfumbate
mu kaboko kamwe yongera apfumbate no mu kandi nabona yabishoboye azarongora abagore babiri. Abagore twe turi abantu bakwirukansa wowe ujya ubona abagabo b'abasiramu bakunda kurongora abagore babiri. Nuko bazi yuko abakristo bazi yuko bemerewe, abagabo b'abasiramu bemerewe kurongora benshi, ariko abagabo b'abasiramu ntabwo ari imikino bakina. Baba bifitiye umwe wowe ko atararongora se. Njyewe ni ukubera yuko ni ukubera ko we ntabwo ashobora gupfumbatiza ibishirira bibiri mu kaboko kamwe. Abagore b'abasiramu bajya bavuga ngo ariko ngo abasiramu kazi ngo nta kintu bavuga mu kanwa kabo, habamwe abagabo bakunda abagabo. Tugerageza gutanga keya kugira ngo turebe ko bataduharika. Ugashakisha uburyo bwose ukamubuza kujya kunywa teveri hahandi. Niyo mpamvu rero ani nkuko tujya tubiganira wenda inyuma ya kamera, reka tubibabwire no kuri babyumve. Twebwe dufite intego yo kuganira n'abadamu bagenzi bacu, dufite intego yo kumva iyo muvuga ngo mu kanwa kacu habamo abagabo. Yes, erega abagabo iyo bataza no kubaho natwe ntitwari kubaho, siko bimeze. Ntabwo twari kubaho koko. Twaremewe abagabo. Ni ukuvuga ngo rero ikintu nshaka ahubwo aho ngaho rwose ugushije ku ntego, ndashaka ko twibanda cyane. Ese ni iki kintu dukeneye kugira ngo kiriya kibazo kituveho cyo kumva yuko umugore igihe cyose yahohotewe, cyo kumva yuko niba umugabo yarongoye umugore wa kabiri wahohotewe, cyo kumva niba umugabo ko yarongoye hanze aha ngaha yagiye aratereta arasa, ukumva ngo yasamba, ukumva urugo rwawe rurarangiye, ugata ibyo wari wambaye, ugata umugabo, ugatabana, urugo bikaba impamvu yo gusenyuka ku rugo, kandi urugo ari umugore. Urumva ko biba bidupfiriyeho. Niyo mpamvu rero tugomba, wenda atari muri iki kiganiro pe, dufite ibintu byinshi cyane byinshi cyane byo kuganira kugira ngo tugende twiyubaka ubwacu nk'abagore, tuzabe babagore beza Imana yashakaga ko tubabo. Apana kugendera mu marangamutima yacu, kugendera kumva yuko ibintu byose twikurura twishyira. Tureke kwikunda, ahubwo dukunda abagabo bacu kuko nicyo tubashakira, nicyo natwanaremewe. Ako kari agaciyemo. Akenshi cyane abagabo b'abasiramu barongora, ubundi bakunze kurongora abapfakazi, ntabwo bakunze kujya kurongora inkumi. Umupfakazi kubera ko aba yarahoranye umugabo, iyo apfushije umugabo usanga hari ubwangizi bushaka kumukorerwaho. Noneho umugabo agafata iya mbere kugira ngo amugire umugore we, amubere umuhagararizi mu rwego rwo kumurinda bya bindi. Ibyo bintu nabonye biba mu bemeramana cyane. Ziriya mbaraga ntabwo wazigira utari umugore w'umwemeramana pe, kuko buriya kwemera Imana nanone ni ikindi, no kuba umuyisilamu ni ikindi, cyangwa umunyedini ni ikindi, no kwemera Imana bikaba ikindi. Inyama yo gufuha umugore uwo ari we wese arayigira. Uzarebe n'uruhinja iyo uteruye umwana wundi, umwana wari hariya aza yihuta agashaka gusunika rwa ruhinja wateruye kugira ngo yicare kuri wa mwanya. Nta muntu n'umwe utagira ifuha. Abadamu b'abakristo bavuga ati ariko ubundi murafuha, ubundi se ntabwo mubabara iyo abagabo banyu bagiye gushaka abandi bagore? Turafuha, turafuha ukanarira, ariko kandi kubera yuko uri kwirinda yuko yafata umutungo akawurigisa mu buryo budasobanutse, ajya kugura ku biro, ukamwemerera kurongora, yenda ushaka ko anasitiri. Gusitiri harya ni ukugira gute? Gusitiri ni ukubungabunga icyubahiro cy'umudamu bagiye kuzana, kubera ko nawe akeneye nawe ibyo ukunda, nawe arabikunze. Nta bintu se umaze iminsi wumva cyangwa se wabonye by'uko hari abagabo batari abayisilamu basigaye bagenda bagaca inyuma abagore babo, ugasanga yataye urugo. Hari nk'inkuru umerutse kubona yataye urugo, yabyaranye n'umugore we inshuro 5, arangije ajya gukora ubukwe n'uwundi mugore. Urumva biriya bintu buriya byo aho ntibyaba biri mu byifuzo by'abagabo benshi, ahubwo wenda ugasanga baba badamu bagatinya abadamu babo
nk'uko wahoze ubivuga buriya ahanini ntekereza yuko ikintu kiba kibura hariya ntabwo ndabibona mu basilamu kandi abasilamu bararongora uko bukeye n'uko kandi bwije bakanafuha abagore babo barafuha kandi ariko baranafuha. bafuha mu kinyabupfura kugira ngo yendagarize umugabo n'amakosa cyane wese ko aba atakubashye kugira ngo ajye kurongora wundi mugore. ni si itegeko ry'Imana nturi umusilamukazi se ntubizi uba ugomba kwakira igeno ry'Imana n'itegeko ry'Imana kuri wowe sibyo hari wabuze umugabo gushaka se kandi yashatse gushaka uzabwira iki Imana niyirara se akajya gusambana ari wowe wabaye impamvu mwemerere ashake abyara abana bari abana n'abana b'umugabo ugomba kubakunda. Muri make ikintu tugomba gukora ni ukubarinda. Iriya ni imari yawe ahubwo mufashe kurambagiza kugira ngo azaza n'umukobwa cyangwa umudamu ufite imico myiza. Shani petse nkubwire ngewe shana kubesha wenda wagenda ukamurambagiza ubwo nkarwana no kubyakira ukamunyereka nkamuha karibu nkatangira nyine nkabembereza roho yanjye kugeza ibyemeye ariko kugenda nkajya kubwira umuntu ngo ndashaka ko umugabo wawe wanjye akubera umugabo hanyuma ukaza izo nazo ni izindi mbaraga hari abazigira kuko hari ahantu nabonye igihe njya Tanzania umushuti wanjye twari turi kumwe aho ngaho mu by'akazi twari turimo nagiye kubona mbona twicaranye turimo gucuruza mbona hari umudamu uzanye ibiryo amuzaniye ibiryo arangije nyine mbona baraseka aramubwira ngo umugabo wacu se ameze gute njye ngira ngo ni brage nka wakunda abantu bagira brage tu amaze kumuzanira ibiryo aho ngaho turicara turirira nyine yanamwubashye cyane kidamu cyiza arangije aragenda amaze kugenda arambwira ngo uriya ni mukeba wanjye mukeba wahise gute ubwo noneho ngewe mpita ntago ako kanya hahise hazamo ko ari bahuzura umugabo nyine direct nahise ntekereza n'ubu ngubu wenda abagabo babo bafindimo ndamubaza arangije arambwira ngo turasangiye ubu ngubu umugabo wanjye izamu niho ari niyo mpamvu namumubazaga ngo ameze ati uri kumva ubwo cyakora yarampaye inkuru ndicara ndamubwira nti ndagusabye mbabarira umbwira ukuntu wiyumva ko alhamdulillah niyumva neza alhamdulillah rabbil alamin umugore mwiza cyane ndamubaza wiyumva neza uravugisha ukuri se arambwira ati wallahi niyumva neza urwo rugero rwo kwiyumva ngo gute na gute nararurenze niyumva neza uriya n'umuntu mfata nk'umuvandimwe wanjye byararangiye sindyama nijoro ngo ndote ngo yaba yazaga mba mbizi yuko igihe cyanjye nikigera atari nyumbana abana buriya ni abana banjye ndamubwira hanyuma izo mbaraga ukazikura hehe ngo kubera yuko mba nshaka kugerageza kubahiriza itegeko ry'Imana kubahiriza itegeko ry'Imana ngewe no kubahiriza kwambara nkikwiza ubwabyo birananira uri kumva imbaraga zidasanzwe reka tubyite kubwo ari kwakundirira abantu baba bafite imitima itandukanye ariko ndakubwiye ngo kiriya kintu ni ikintu kiba gikomeye ariko nanone nk'abantu b'Abayisilamu bafite amategeko bagenderaho nk'idini ryacu tugafite imyemerere yacu niyo mpamvu mubona tubishobora niyo mpamvu mubona abantu babishobora nge ntago birambaho ariko nta nubwo mbuza umugabo wanjye nta nubwo mubangamiye igihe bizaba ngombwa we gusa nk'uko wahoze ubivuga uzahita wakira wallahi nzahita nakira mvuge nti nakundi umwemeramana ubundi itegeko ry'Imana ni kun fayakun niba Imana itegetse iki iba yagitegetse uba ugomba kucyakira nukugira ibyago umwana wawe agapfa umugabo wawe agapfa ukarekura ukashimira Imana n'umugabo wawe yakubwiye ngo ndashaka kuzana umugore ubyemere ntubyemere ariko bizaba ibyiza rero byakire ku neza hanyuma Imana ikwishimire kandi buriya wijya kure nshuti yanjye nabwiye umugabo wanjye ko nashaka kuzana umugore
azambwire tugende tujye kumurambagiza akora ubukwe dukora ubukwe ndabwira ariko ntibujye kuryama nzarira we kubera iki se ifuha umugore udafuhira umugabo nta n'impumuro y'ijoro azabona ntabwo uba umukunda ariko biragoye wowe ntubyumve gutyo ariko twebwe nyine turabyakira kubera yuko ntabwo ari haramu ikintu kitari haramu iyo umugabo agikoze nta kibazo wowe mugore ugomba gutinya Imana ukacyakira ikintu yakora ikintu cya haramu nicyo gusambana nicyo cyakagombye kukubabaza cyane kurusha kuzana umugore wa kabiri kubera ko gusambana icya mbere ni haramu n'umwanda bikurura ubutindi mu rugo bizana amakimbirane adashira ko niba umugabo wari umufitiye icyizere hanyuma cya cyizere ukaza kumubona mu nzira nk'izo ngizo cya cyizere kiraguruka urugo ruba rubishye ntabwo ruzongera kuryoha ariko abikoze mu rwego rwa halali uhamagara umugabo wawe umugore mugenzi wawe akamaze ese ari aho ngaho ariko wambonye aya ni amapango wawe mu minsi yashize nta guciye mu ijambo hashize igihe n'ubwa mbere ngiye kubikubwira sinzi nimba nari maze iminsi nitwara nta mugabo uzi ukuntu yambwiye papa w'abana yarambwiye ati oke ngiye kuzarongora umugore wa kabiri ntabwo uri kwiyita ngiye kurongora umugore wa kabiri noneho njyaho ndaba none se uzarongora umugore wa kabiri habaye iki n'iki niyo mpamvu izagutera kurongora umugore wa kabiri wabuze iki araceceka ubundi munsi arongera arabimbwira ndavuga wallahi nubwo atarampa igisubizo ushobora gusanga ari njye nyiramakosa reka imbaraga nyinshi aho kuzishyira mu kumucunga ngo ndebe ngo ninde bahararanye wenda uri gutuma ashaka kurongora ninde muntu wenda wamutwaye umutima reka mbanze nsuzume izamu ryanjye ndicukumbure neza ndebe yuko ntashobora kuba ari njyewe gitera nubwo atakicara ngo ambwire A Z ahubwo njyewe nicukumbure njyewe ubwanjye ndebe mbese ntago ari njyewe mpamvu ndinde ko azabivuga inshuro ya gatatu sha ubu nyine uhagaze neza hashize ndeba wigize nk'abageni ubu ngubu utugutu tubizi ko nkunda wambaye isaha wambaye na erega witatse hano ndahareba imitima iyi ndabikunda uri kuvugurura ubundi hari igihe nkora uno mutima narangiza nkahita mwandika mu hano cyangwa yari yabibuze aravuga ati Sauda yamarurutse oya ariko bibetse ariko gusa maze kwicukumbura nicyo nakubwiraga naje kugenda ndeba utuntu twose tudukosa turimo nirebaho nyine ndeka kureba iby'abandi ndavuga ntireka mbanze ndebe nimara kurangiza ibyanjye maze kubiherereza uruhande rumwe nikosoye nigize noneho mbone gufatiriya menye ngo niki kintu kiri kumukurura mbese hariya ku buryo ashaka kurongora kumparika ndakubwira ngo kuva icyo gihe ntago arongera kubivuga sinzi cyabaye inshingano wari warahugiye mu Murimbo TV warahugijwe n'akandi kazi abona utakimwitaho urumva abagabo barafuha bakeneye kwitabwaho urumva rero nako ni nk'isomo umuntu hari abakeneye kuba yakora kugira ngo ahore yicunga buri abagore dufite defo nanone nabonye yo guhora igihe cyose wumva hahiye nk'ubu ngubu njyewe nkajya kumva nk'umuntu wenda ukora ibi biganiro ukumva nk'umugabo araguhamagaye allo bimeze gutya na gutya mfite ikintu nshaka kuganiriza mu rugo wanjye bimeze kugira ngo umugire inama ugafata telefone ukamwitaba mukanavugana neza uri kumuganiriza uti bimeze gutya na gutya bimeze gutya na gutya subutu sasa umugabo akakwihorera subutu umugabo rero umugore amuhamagara ari kumubwira amuhamagara umunsi amuhamagare n'ejo ugasanga wowe aho kugira ngo utekereze byibura inyigisho cyangwa se ikintu gituma umugabo wawe bamukeneye niyihe zahabu yibitsemo ari gutanga ku bandi bantu ugatangira kurebera hafi ariko umugore uba uguhamagara uwo mugore aba akubaza iki ese uwo mugore yabonye ari wowe mugabo uzi gutanga inama wenyine ese uwo ibyo byose aho yagiye ngo agure amabiya yazane nimugoroba telefone nizita amubuza umwanya ahubwo wo kwakira ziriya telefone ukinabiye bwana ukinabiye umugabo akagira tuntu ntabwo naduheruka ukambara ikabutura cyangwa ukambara mini hanyuma ugatangira ugatarasaga akarongo ugashyiraho biye ugatangirwa watanze keya
ibiryo yenda hariya abana wabashyize ahantu urubuga warufashe ugatangira biye umugabo nawe akaza kwisanga nawe yaciye ubwoba aho ngaho urabyishe wowe wamufashe ntajye hahandi. Mu by'ukuri rero Anifa kenshi abantu barenga ku nshingano zabo cyangwa se bakarenga ku byo bagomba kwitaho cyane, ahubwo ugasanga bari kugenda bototera ibindi ugasanga umudamu nta suku agira, ntazi kwiyitaho, uranuka pe. Ugasanga umudamu ni wa wundi ugira ikibazo, aho kugira ngo umutima we wose umenekera kuri lillahi nk'umuntu uzi Imana, bya bigare duhora tugendamo bitajya birangira, ugasanga umuntu aramubwiye na ryabanga ngo hari akantu da ngo hari akantu ariko burya uri kumva ngo ugatangira kuvuga umugabo wanjye uzi ko yambwiye yuko ashaka kurongora umugore wa kabiri, ukabwira ngo n'umujyana uzaze nkujyana, bibaye ngombwa ko mbikubwira ariko wallahi naririnze kubikubwira njye nabonaga urugo rwawe rumeze neza. Erega abantu baba bafite utuntu da uzaze nkujyana. Impumyi ebyiri sasa zirabonetse zigiye kujugunya na hehe mu cyobo. Yego pe. Ubundi inzaratsi habaho inzaratsi z'abasiramukazi. Izo nzaratsi nanjye ndazifite. Inzaratsi z'abasiramukazi. Kwanza ikintu cya mbere abagabo bakunda kurusha ibindi, bakunda ibiryo, bakunda kurya neza. Nese umugabo ya mama zidna naringiye kuguhakanya reka nsubire inyuma kuko impamvu wenda nguciye mu ijambo gato yankubwira akantu gatoya, naringiye kukubwira reka umugabo se yakunda ibiryo gute, ariko nigeze kwinjira muri resitora imwe mu gitondo kare ngiye kugura amata numva ameze nabi, ndavuga reka njya kugura agashyushyu mo hariya. Resitora nini cyane yakira nk'abantu nka 60 yose yari yuzuyemo abagabo, abarimo ufite umusosi w'isamaki, ufite umusosi w'inkoko, ufite igitoki agatogo, ufite capati nk'eshatu n'ibishyimbo. Abagabo bari muri iyo resitora nta mugore n'umwe wari urimo. Abagabo bakunda ibiryo. Twebwe kandi abadamu umugabo ugomba kumenyera ibiryo. Abagabo banyumve neza pe, ntabwo ari ubusambo bundi, ariko n'abagabo barya, nta mugabo urya ubusa. Abagabo bakunda kurya neza, bakunda kuryama neza, bakunda byiza abagabo. Kandi koko nabana hari n'abatabiharanira, ariko nanone hari n'abatabiharanira. Ntabwo ushatse kuvuga iki? Ushatse kuvuga iki? Hari umugabo nk'ubu muri no minsi pe ngenda nakira ibibazo by'abantu batandukanye, nimba wowe utabyakira kandi nawe urabyakira. Abagore bakubwira bati dusigaye twirongora tukanitunga, umugore yirongoye akanitunga kuva ryari? Ibyo ngibyo ni ibimenyetso by'imperuka. Mu bihe by'imperuka abagabo bazatakaza inshingano zabo, ariko ntabwo bivuze yuko wowe mugore utagomba guhagarara ngo ukenyere rukomere wubake izina ry'umugabo wakomeze yitwa umugabo mu bandi. Ntabwo bivuga yuko niba umugabo yibagiwe inshingano ze ugomba guhita nawe bica bigacika. Erega impamvu ngiye ndagarukira n'abadamu kandi nkanabumva kuri iyo ngingo. Mwereke ko n'abadamu aribo basigaye batahabwije. Mu muhanda usanga abagore aribo benshi, abagabo bageze mu mago kare. Wallahi. Bataramiye ahantu mu tubari muri za TV. Ariko buriya hanini bijyanye n'ibyo ngibyo twanavugaga byuko akenshi basigaye hari n'abanebwe batagishaka no gukora. Ari abagabo batagishaka gukora, ariko abagabo babemera Imana barakora, bazi inshingano zabo. Nuko barahari abagabo babemera Imana bazi inshingano zabo. Kuko bazi yuko umugore ari indagizo kandi bazamubazwa. Ko ngiye mbona hazira abantu basigaye barabyibagiwe. Abagabo bafite ubumenyi bw'idini ntabwo bibagiwe inshingano zabo, ingo zabo ziraryoshye. Ubwo abo tujya tuvuganira ntago abagabo baba barabemera Imana, batewe na shayitani, bari mu bigeragezo kubera yuko uri kumva niba umugore ari we uri bumenye rasiyo yarangiza akamenya na gahunda zo mu rugo, icyo gihe uwo mugore bizamugora. Nimba ari we muntu ugomba kugenda akajya guhiga
hahandi yagombaga gutaha kare ngo ajye kwita ku nshingano zo mu rugo arakora naho akabiri kuko niwe ukeneye gukora wenyine kugira ngo amashuri y'abana yishyurwe kugira ngo abana barye mu rugo kugira ngo umugabo afatwe neza umugabo akajya mu rugo akanaryama ku manywa amaze kurya ibyo umugore yahashye wallahi maze nijoro akavuga ngo hindukira oya ahubwo ku manywa umugore yavuge ngo ku manywa kubera wagiye guhiga udahari we ntabwo yakoze yaruhutse yariye wahashyara yarangiza yaryama nijoro nyine akajya akubwira ngo kandi urananiwe waguye agacuho oya ku manywa ahubwo ku manywa akumva yabuze umugore akanavuga ati umugore wanjye nta kintu ajyamo nagama none agatangira akajya yatera umukozi inda akazisobanura avuga ngo umugore ntahaba aba yariye mu kazi afite akaga wowe buriya tujya dukunda kuvuga iyi nshingano z'abagore ku bagabo ariko reka tuzavuge n'inshingano z'abagabo ku bagore kabisa wallahi abagabo kugira ngo bazinjire mu ijoro ni hamana tuzabafata mu migongo amashati tuyakomeze imana ibanze kwanza ibatubarize ni haramu byonyine kugira ngo umugabo arye ibiryo atazi aho byaturutse atahashye ni haramu kubirya ni haramu kugira ngo umugore umva akira twakarabye urakoze cyane kubera ko niba hari umuntu ugowe n'ibi bihe umugore ararushye abagabo bafata imbaraga zabo bakazibikega ntabwo mba mbyirengagije sawa ni ibikomere abagore bafite batazi ngo bizomuka ryara ariko mukomere dutegereze itabaro ry'Imana riraje Mungu we abagore bafite ibikomere byinshi ariko abagabo bashobora kuba batazi inshingano zabo reka tuzazibabwira ani mbabarira nkusaba ikintu kimwe wenda twe kubera umwanya bose ari kutugenera reka dusoreze hano noneho unyemerere kabisa mu kiganiro wenda kizakurikiraho tuzavuge ikintu gituma ubu muri no minsi abagore benshi bari kuganiya bapfumu cyane ndetse cyane cyane n'abayisilamukazi sininya kubivuga kuko ibibazo ndabibazwa ngewe nkajya hayamvuga ni umwemeramana ntago ajya muri shirika umwemeramana ntago ajya mu bapfumu abandi bakambwira bati abasilamukazi nibo buzuye mu bapfumu nibo bakora ibiki n'ibiki ahari nkuko kibivuga gutyo ngo abagore bafite ibikomere aho ishobora kuba n'intandaro y'ibyo bintu byose abadamu barimo kugenda bagwamo ibyo byaha byose kubera n'agahinda no kubura aho birukira umbabarire bagiye mu bapfumu bagiye kubaza iby'abagabo babo ndakwinginze wenyemerera ko ugomba gushaka umwanya vuba bitagiye kure tukaganira kuri icyo kintu gituma abagore basigaye bijandika mu bintu by'ubupfumu cyane no kutuburirwa n'abandi bakajya mu bapasiteri babatuburira bababwira bitari byo byaba ngombwa bakana batano mu mitego y'ibindi bibi byinshi hanyuma tuvuge ku nshingano z'abagabo nabo icyo basabwa ku bagore hanyuma umbwire cyangwa se tubwire abakunzi b'Umurimbo TV nicyo abantu bakeneye gukora twongere tunashake umuti kuko muri Islamu harimo ibintu byose harimo umuti harimo ibyica n'ibikiza mbese muri Qur'an hakubiyemo byose dushake n'umuti nk'abayisilamukazi uri kumva kuko abayisilamu cyangwa se abisilamukazi usanga bafite ikibazo kuko abatari abayisilamukazi usanga barimo kubabwira ngwino gana muri Yesu ngwino kora gutya sengera umurwayi gira gutya ugasanga n'abatubuzi banabakoresha mu mbaraga za shayitani barabashuka kubera bagenda gutyo abantu bagenda gutyo urabazi mbabarira nkusaba icyo kintu tuzabivuga inshallah wikwisetsa mbabarira umbwire kuri seri kuko ngenda bishaka tayari inshallah ariko nagira ngo nkubwire ko umusilamukazi bajyana muri Yesu ntabwo bafite ubumenyi bw'idini w'Islamu gaho uzanjyane sawa cyangwa uzanshakire mama pasteur azanjyane nzamugushakira nako ntago nzamugushakira kubera ko ubwo ngubwo ni mushaka azaba yabaye muri Islamu umuntu ufite ubumenyi bw'idini ibibazo byose afite bikubiye muri Qur'an ahubwo dukora ikintu cyo kwigisha abayisilamu kazi uburyo bwo gupambana n'ibibazo bahura nabyo bifashishije Qur'an urakoze igisubizo gikubiyemo ibintu byose urakoze cyane Imana ikongerera ibyiza turabakunda cyane mugira ibihe byiza assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh